bw'urugo ariko hari igishwakwe nahuye nacyo kirankomeretsa kirankanda amashereka nshingano kirankanda ubwenge buke burahagarara haza ubwenge bwinshi bw'Imana. Imana yumvise amarira yanjye imyaka 5 irangiye nibwo Imana yantabaye yampaye umwana mu mwaka wa 6. Byari bikomeye aho no mu muryango harimo abatarabyumvaga, byari bikomeye aho no mu nshuti hari abari batangiye kugenda banjomba ibisongo, ariko ndashimira Imana nyiri igihugu. Uwo mwana yujuje amezi 3 nasamye inda ya 2. Bundi ari abanyarwanda bavuga ngo ugiye guhura muhaba ni Imana yigiye kuduha hari ukuntu itwongeza. Haleluya, Imana ishimwe. Uziko Imana yakinguye koko Imana nishimwe. Amen. Rero Imana yangiriye neza. Uwo mwana wa mbere yuje amezi 3 nsamye inda ya 2 nayibyariye amezi 8. Yufasha 3 kongeraho 8 uhita ubona amezi 11. Mu mwaka umwe yari impayemo abana 2. Umwaka ugira amezi 12 wazumba ziki. Uwo mwana w'umuhungu nawe Imana imumpa byari bikomeye kuko bagiye kumumbaga bamunkuramo bazi ko ari umurambo bari kunkuramo batuma umugabo isanduka, ariko Imana ni intwari. Umva reka mbashimire Imana. Iyi Imana irakora, iyi Imana iravuga, ni Imana igira ikirema yamara kukirema ikagikomeza, yamara kugikomeza ikagihabera ari ikintu cyiza kizima cyujuje ibiro cyujuje ubuziranenge ku buryo umuntu wese akireba akavuga ati vraiment uwo mwana Imana iramuzura imumpa ari muzima. Umwana avuka nta maso afite nyuma Imana imuha amaso. Ni inkuru ndende n'ubuhamya burebure kuko iyi si turimo ni isi y'urugamba, turarwana intambara ikomeye, intambara y'ubuzima, intambara yo kubaho, intambara y'ibyaha. Rero ahubwo byaba bitangaje tubayeho tudahemukirwa cyangwa tubayeho tudakomeretswa n'abatugose. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Yesu ashimwe bakunzi barabohora TV cyangwa se muraho ku badakoresha iryo zina, turabaramukije mu izina rya Yesu. Iyi ni Arabohora TV, ni channel inyuzwaho ubutumwa bwiza, ubuhamya ndetse n'ibiganiro bishobora kubaka imitima y'abakristo. Imana ibaha umugisha. Turabizi yuko mudukunda kandi mukunda ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero twabatumiriye umushyitsi, ni umubyeyi Imana yahamagaye, ni n'umuhanzi. Reka abibwire birambuye, ababwira amazina ye, ahakorera umurimo, mbese n'ukuntu yakiriye umwami. Abanze abibwire anabasuhuze. Haleluya. Ngarutse imbere yawe Yesu mwami, ngaruwe no kugushimira ibyo wankoreye. Ninjye wa mugore, nitwa Stella Christine MANISHIMWE, ndi umumama Yesu yagiriye neza. Nkunda Imana, nkunda gusenga, gusoma ibyanditswe byera ndetse no kuririmba. Hanyuma ndi umukristo mu itorero rya ADPR, paruwase yanjye yari Kacyiru, ubu yahindutse Kimihurura ku mudugudu wa Kinamba. Neshejwe n'Imana mu mutima wanjye kubwo kubasura mwebwe mwese inshuti bakunzi mukurikirana Arabohora TV. Imana iduhana umugisha. Amen. Turamwakiriye mu izina rya Yesu. Amen. Ndizera ko munejejwe no kubona Stella, harabajyaga bamwumva aririmba indirimbo nyinshi, NIJYE wa mugore, Yesu yatubereye umwishingizi. Izo ni indirimbo ze nyinshi. Stella, utakurusha gusenga ntakagukange, ntakajya gutera ubwoba. Izo zose ni indirimbo ze. Reka nibarize Stella, kandi n'abakunzi barabohora TV bashobora kuba bagize amatsiko. Ubundi ni gute ubundi wamenyanye na Kristo biza no kuvamo kuririmbira Imana ku kigero kigeze aho Imana ikugejeje? Amen. Murakoze cyane. Ni ikibazo cyiza mama Pasteur mbajije, namwe bakunzi mwumvireho. Stella ni umumama Imana yahamagaye ari muto cyane, ko nakiriye agakiza mfite imyaka 8.
ni Imana yonyine yambwiye ngo nyura aha ndahanyura, ni Imana yambwiye ngo jya aha ubigenze gutya, icyo mbese ni kuri kondisiyo y'Imana. Umwana mutoya nk'uwo hari ukuntu Imana izi gutegura kwa kundi uba ubona igikoresho ukakibonamo umumaro hakiri kare. Imana rero niyo yambwirije iby'agakiza kandi ndabyumva, ndabiryoherwa, ndabyakira kuko ndabyibuka Imana yamfashe nari ngiye gusenga, ariko ngiye gusengera ahandi hatari aho nsengera ubu ngubu. Nari mfite inshingano, nabaga muri groupe yabyinaga mu rusengero. Rero Imana niho yansanze, nari narayengize inzozi, nari nzi ko ari inzozi zisanzwe ariko ryari yerekwa. Mbona Imana ingirira neza. Ni ikiganiro kirekire twagiranye, sinshaka kubyinjiramo ko byaba birebire, ariko muri make Imana yampamagaye ndi muto, nkurira mu ishuri ryo ku cyumweru École de Dimanche. Imana ihampera ibyo kunyubaka, inyubaka imbere n'inyuma. Uyu munsi ndumuma mushima Imana kandi ucyumva ugikunze iby'agakiza, ukinyotewe iby'ubwami kuruta, mbese mba numva biryoshye kuruta mbere. Uyu munsi mba numva agakiza kandyoheye kuruta uko kera byabaga bimeze. Rero ndabishimira Imana ko yanyizeye ikandera ikankuza kugeza ku kigero gikwiriye, ikamperamo n'umuhamagaro, ikameramo n'ubwo buzima bwo kuba ubuzima bw'ubumana. Rero numva nezejwe n'Imana mu mutima wanjye kubw'ubucuti mfitanye na Kristo. Ndagushimiye ko wagumye kubaha umuhamagaro uri muri wowe. Amen. By'umwihariko rero Stella waje kuba umuririmbyi, urangije uva ku kuririmba urashaka. Tubwire muri make ubuhamya bwawe nk'ikintu cyagugoye mu buzima bw'urugo, kuko habamo byinshi. Ikintu cyakugoye ariko ukanesha, ugakomera ku munsi mubi, wasangiza abandi bamama, siri tuba abahanzi cyangwa ababwiriza butumwa cyangwa banisengera Imana. Ndabashimiye kuri icyo kibazo. Ni ikibazo cyiza cyane gituma umuntu arushaho kumenyana nabo asuye bwa mbere. Rero mu buzima bw'umurimo w'Imana natangiye gukorera Imana nyine ndi mutoya. Ku indirimbo ya mbere urumva naje mu rusengero, Imana imfitiye gift, ibyo kuririmba, ibyo kubwiriza, ibyo kugira gute byose Imana yabimpaye kubw'ubuntu bwinshi busaga, kandi bimpa nk'impano. Ari ibintu ntaririye, ari ibintu ntazi ngo bizamara iki, ariko Imana yarize umumaro bizamarira itorero, bizamarira igihugu kuri uyu munsi. Ndabishimira Imana. Rero Imana ibintu byanjye byose yajyaga ibimpakare, yari yarantoje kunezeza hakiri kare. Nk'ubwo iby'urushako nashatse mfite imyaka 20, ndashimira Imana yanyizeye, ibindi gira uko ibigenza bigenda neza kubw'impamvu. Rero gushaka ndi muto nicyo kintu cyanejeje umutima wanjye, kuko numvaga hari intimba nyinshi nkize, kandi numvaga hari ubuzima bushya ninjiyemo. Hari impamvu nyinshi zabinteye, buriya hariho ukuntu Imana itegura. Donc Imana irategura. Amen. Imana namwe bategurira ibyiza byo kubanezeza imitima, kandi bibakure ku kigero mwari muriho, bibazamure bageze ku rundi rwego. Imitegurire y'Imana ibiri mu mugambi. Ndashimira Imana rero yangizeho umugambi ndi muto ntabizi, ikanyinjiza mu buzima bw'urugo, ariko hari igishwakwe nahuye nacyo kirankomeretsa, kirankanda, amashereka nshiramo, kirankanda, ubwenge buke burahagarara, haza ubwenge bwinshi bw'Imana. Bibiliya ivuga iki ku bwenge? Iravuga ngo ubwenge buva mu ijuru rya mbere, bene ubwo bwenge buraboneye. Haleluya. Ndashimira Imana ko ari Imana yigisha umuntu, kamwigisha ubwenge. No mu mibabaro yacu Imana ihashaka ishimwe, no mu mibabaro yacu Imana ihashaka icyubahiro, no mu bitugora Imana ibishaka kongera kwiyubahiriza kugira ngo ihabwe icyubahiro. Rero narashatse ntinda kubyara, nicyo kintu cyankomesheje, nicyo kintu cyangerageje, ariko ndashimira Imana ko ari Imana yumva ikisabwa. Haleluya. Mu myaka 5 namaze narabuze urubyaro, narinzi yuko ubuzima butagishobotse. Hari aho nageze nkabona biranze, ibyo kurya bihara ariko kubirya bikanga. Hari aho nageze nkabona ubuzima muye n'igikuta, kandi ngonzi igikuta mu bintu ntari niteze. Nakuze nzi ko aho mvuka nabonaga abana ku myaka 15 batangira segonderi, bagira mu wa kabiri bakaba barabyaye. Donc hari ikintu Imana yakora no mu buzima bwawe kikagaragarira bose. Rero nanjye nari nzi yuko kuba nkoze ubukwe nkiri mutoya ari uguhita ubyara nicyo gikurikiyeho. Ariko akenshi Imana izi kunyuranya ibyo twebwe twibwira. Ibintu dutekereza n'ibyo twibwira Imana ikanyuranya nabyo, ariko byose ari kubw'icyubahiro cyayo. Rero narashatse mara imyaka 5
byari bikomeye, byari bigezaho numva nta kintu ku isi cyanezeza kibaho, nta kintu ari mfite ibindi bikomere byanjye bwite maranye imyaka kandi myinshi, ariko icyo ngicyo cyarabisumbye kibijya hejuru. Buriya wabura ibiryo ugasura mwarimu, uze nasura mwarimu nkava yatanga buriya ko najya mvugana rega ni mubizana uko bingana kose, nkajya mbabwira ni mubizane, yagira isoni n'ukuri n'inusu y'ubugara akajya kuyigura, niyo zaba ari dodo tukarya ngataha. Ariko ikigeragezo cyo kubura urubyaro uwo batarahura sinakimwifuriza, ubwo mwese nahuye nacyo mu izina ryanyu birangire bihwaniremo ntazagire uwongera. Kirakomera, kirakomeretsa, kiraryana, gihera mu magufa kigahinguka mu misokoro. Ndashima Imana yanyunamuye. Uyu munsi turimo tuganira wasanga hari mwene data uhagaze kuri uyu musozi, nagira ngo nkubwire ngo komera, ongera ugwize imbaraga z'umutima. Imana iracyatabara. Imana yumvise gusenga kwanjye, Imana yumvise amarira yanjye. Imyaka 5 irangiye nibwo Imana yantabaye, yampaye umwana mu mwaka wa 6. Byari bikomeye aho no mu muryango harimo abatarabyumvaga, byari bikomeye aho no mu nshuti hari abari batangiye kugenda banjomba ibisongo, ariko ndashimira Imana nyiri igihugu cyo mu ijuru ko ari Imana yomora inguma z'imibabaro yacu ihereye mu mizi. Ni Imana yihagije, ni Imana yihariye, ni Imana izi ikisabwa kugira ngo irangize urubanza rwacu. Rero Imana yangiriye neza, Imana irantabara, Imana iranyunamura, impa umwana w'umukobwa, uwo nasabye Imana niwe yampaye. Ndashimira Imana itanga abana. Uwo mwana yujuje amezi 3 nasamye inda ya 2. Bundi hariho abanyarwanda bavuga ngo ugiye guhura muhara, ni Imana yigiye kuduha, hari ukuntu itwongeza. Haleluya, Imana ishimwe. Uziko Imana yakinguye koko, Imana nishimwe. Amen. Rero Imana yangiriye neza. Uwo mwana wa mbere yuje amezi 3 nsamye inda ya 2 nayibyariye amezi 8. Iyo ufashe 3 kongeraho 8 uhita ubona amezi 11. Mu mwaka umwe yari impayemo abana 2. Umwaka ugira amezi 12. Wazumba ziki njyewe umugore w'icyororo ubyara 2 mu mwaka umwe wamukura he handi? Abarokore baratangira bakakubaza ati rwose ko muri kubyara indahekana turamaze. Imana yaraduhamagaye. Umva, Imana yangiriye neza. Uwo mwana w'umuhungu nawe Imana imumpa byari bikomeye, kuko bagiye kumumbaga bamunkuramo bazi ko ari umurambo bari kunkuramo, batuma umugabo isanduka. Ariko Imana ni intwari. Umva, reka mbashimire Imana. Iyi Imana irakora, iyi Imana iravuga, ni Imana igira ikirema, yamara kukirema ikagikomeza, yamara kugikomeza ikagihabera. Ari ikintu cyiza, kizima, cyujuje ibiro, cyujuje ubuziranenge, ku buryo umuntu wese akireba akavuga ati vraiment iyi ni Imana, iyi ni Imana. Rero Imana yangiriye neza. Uwo mwana Imana iramuzura imumpa ari muzima. Umwana avuka nta maso afite, nyuma Imana imuha amaso. Ni inkuru ndende, n'ubuhamya burebure, ariko bene data mureke dukomeze twiringira Imana. Nabonye Imana igenda n'amaguru, Imana igukuraho izina ribi rikibagirana. Nanjye nitwa Mama Ben. Amen. Haleluya. Imana ni intwari. Imana izi ibyo yibwiriza tugirira koko abari ibyiza. Rero ndayibashimiye, mureke tugumye twisunga Imana. Ubu buhamya ndaza kubarangira handi wenda mwana bubona burambuye, ariko icyo mbashimiyemo, Imana yacu mukomeze muyizere. Imana ukomeze uyigirire icyizere, na nyuma ya zeri igikora imirimo. Abantu baciye iteka, abantu babonye ko birangiye, abantu babonye ko bidashoboka, hejuru y'ibyo byose, hejuru y'amakuru yose, hejuru y'amagambo yose, hejuru y'ibyifuzo byose, hari Imana ivuga bikaba, yanategeka bigakomera. Ndayibashimiye, mwakira ishimwe ryanjye. Icyo kintu murushaka Imana yarakinkoreye, no gusonza narashonje, no kwambara ubusa narabwambaye, no gukena narakennye, no gukora kure y'umuryango byambayeho, ariko muri ibyo byose nta kiruta ko Imana yambereye Imana ikampa urubyaro. Birahagije, ndayibishimiye. Ibyumva iri mu ijuru, ukuraho izina ribi, izina ryiza, izina ryiza, ariyo mpamvu itwanije wa mugore. Haleluya. Urabyibuka ibyo byose bifite amateka, waranandwaje ndi mu bitaro, byari bikomeye, ariko Imana yarahahagaze. Iyi Imana rero igukunda, irakuburana, iragukurikirana, iragushaka no mu biteye ubwo bikagukuramo. Imana yangaruriye ubuzima, inyongera kubaho, nyongera imyaka yo kubaho, mba numva nyiri mu mwenda. Imana yanjye mba numva nyiri mideni.
reka nkugire inama mwene data wowe uhagaze mu ikomere ririmo kugerageza muri ibi bihe urwana intambara nziza ufata ubugingo Kristo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo ibyo bizatuma ugwiza imbaraga z'umutima ukiriraho abandi barimo gupfira ubonera ihirwa aho abandi bari buri kubera ko wiringiye Imana idasaza hari ijambo ry'Imana rimaze iminsi rimfasha bivuga ngo icyatumye amubaza atyo yagira ngo amugerageze ubwe yarazi icyo ari bukore Imana ibizi ikintu iri bukore mu bikugerageza Imana ibizi ikintu iri bukore aya magambo ari mu butumwa bwiza bwa Yohana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanitswe na Yohana ibice 6:6 sinshaka kuyatindaho ariko titira avuga ngo Yesu abaza ahaza abantu 5,000 Yesu guhaza abantu 5,000 mu busabusa yabazaga ibibazo by'igihari azubwica ari buze kwikorera kuvuga ngo abantu 5,000 tabaza abana n'abagore uzi ukuntu abagore twitabira ibintu abagore turitabira mu isoko abagore nibo bari benshi mu rusengero abagore nibo bari benshi n'uyu munsi tubicaye imbere turi abagore mbese Imana yahamagaye abagore himbazwe rero ubwo muri icyo giterane ngo babaza abagabo gusa udashyizemo abana n'abagore kandi abagore babaga ari benshi n'abana baba bitabiriye Kristo rero yabazaga igihari yarazi ikintu ari bukore nyuma yo kubaza igihari mu bantu mu bidashoboka Imana ibizi ikiri bukore mu ntambaro uri mu Rwanda none Imana izi ikizakora mu bikugerageza uyu munsi wa none uhagarare kigabo shikame urwana intambara nziza Kristo akubera imbaraga Imana izi ikizakora nagira ngo nkukangurire kugumya kwizera Imana ugumye wisunga Imana nibitariri byarakeye niritariri ryarakeye nibitari byarashobotse nahataraho uzahagera kuko naho ugeze niyo hari uwacu mwavuze nguko biri kose biraruta mbere nubwo turiho gutya muri ubu buryo nubwo dufite ibigeragezo nubwo hariho indwara z'ibyorezo biteye ubwoba biri gusumira amaboko y'abantu benshi ariko uko biri kose biraruta mbere na kera ibyorezo byahozeho na nyuma yabyo hazaza ibindi ariko uko biri none uyu munsi harutejo hashize twabonye kugira neza kw'Imana ndashimira Imana ko ari Imana yihagije ko ari Imana ivuga bikaba ko ari Imana isezeranye gasohoza nkwinginge mwene data wabonaga byacitse nta byacitse ku Mana na nyuma y'ezera Imana ikora imirimo sinzi nimba nakwinginga tugasengana nimba utari wakizwa ugakizwa nimba wari warasubiye inyuma mu byizerwa ukongera ukiyungama akabaraga ugakomeza urugendo nimba wari waragabanukiye ukongera ukuzuzwa nimba wari waranamutse ukongera ugasubira ku Mana ariko icyo nzi cyo Imana ibizi ikiri bukore Imana iguha umugisha amen ukiri aho gatoya wadusangizaho kuko ngenda byibuka umunsi wari urwaye urembye kandi nabwo cyari ikigeragezo kirebana n'umwana wageragejwe utinze kumubona uramubonye irakinguye iguhaye n'uwa kabiri ariko satani ntiyahumbya ntiyasinzira arakugerageza iri jambo riri muri Matayo 5 umurongo wa 7 rivuga ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirira